Haleluya. Amena. Nyambo. Yego. Saka n'umugabo mwiza. Madamu Richard. Yego. Yego. Babyara abana beza. Yego. Haleluya. Muri iyi si turimo n'icyo kinyejana tugezemo, benshi muri twe dukwira kuvuga nkoranyambaga, gusa igihembo gikomeye cyane umushaho guhabwa si ifaranga cyangwa se igikombe, ahubwo no kumenyana n'abantu harimo n'abakomeye, ndetse no kubasha guhisha amarira yawe nyuma y'anyandiko n'amashusho y'amasegonda 15 gusa asetsa abantu kuri TikTok ntibagucishemo ijisho. Nyambo Jessica, uyu munyarwandakazi w'icyamamare, umwanditsi w'umuyobozi w'amafilimi ndetse n'inkingi ya mwamba muri sinema nyarwanda, aherutse kwambikwa impeta y'urukundo n'umusore utuye muri Australia witwa Rishari. Kuri benshi yari inkuru y'akanyamuneza, umunsi mukuru w'amateka n'intangiriro y'amateka mashya y'urukundo rurenga imipaka. Ariko se kuki inyuma y'aya mashusho y'ibirori byabereye mu muhezo, nyuma y'indabyo n'amashyi y'inshuti zakadasohoka, hari amajwi atangiye kongorera mu gikari ashinja urugo rushya ko rushobora kuzasenyuka vuba cyane mbere y'uko rushora imizi? Kuki abasesenguzi b'ubuzima n'imibanire batangiye kubona ibimenyetso bitatu bikomeye cyane bishingiye ku mateka ya Nyambo, ubwoba bw'imbere mu mutima n'umuco w'ingo za diaspora urushaho kuzaba imbarutso yo gutandukana kwabo vuba cyane? Muri iki kiganiro ntitugiye kureba gusa ibyo buri wese abona ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo tugiye kwinjira mu mfuka zitavugwa, dusuzume ukuri kose ku mubano we na Titi Brown, isano iri hagati y'ubuzima bw'icyaro yakuriyemo n'imyitwarire ye y'ubu ngubu, n'impamvu ubwoba bwo kubyara bushobora kuzaba umusumari wa nyuma ku isanduku y'urugo. Kumahana natwe kugeza ku munota wa nyuma, kuko ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uburundi uko wabonaga ubuzima bwa star mu Rwanda. Ntujye kuduha subscribe. Reka mukarage rirashiremo. Kugira ngo twumve neza Nyambo Jessica ari we uyu munsi, ntabwo tugomba guhera ku mafoto ye mu birori by'i Kigali amaze kugafata, ahubwo tugomba gusubira inyuma mu mateka y'ubuzima buciriritse bwo mu cyaro yakuriyemo rwose, kugira ngo tumusobanukirwe neza. Abahanga bemeza ko gukurira mu cyaro mu buzima butari bwiza cyane ngo bitera umuntu imitekerereze idasanzwe mu mutwe we, imyitwarire abahanga mu mitekerereze bita survival mindset cyangwa se imitekerereze yo kwirwanaho no guhunga ubukene. Abantu bakuriye muri imibereho nk'iyi ngiyo bageze mu mujyi bakiyubaka kugeza aho bamenyekana, bakagira n'uburyo bwabo bwo kwinjiza amafaranga, bakubaka urukuta rukomeye cyane rw'ubwigenge. Iyo bamaze kugera kuri ibyo byose, nta gushidikanya bahora bafite ubwoba bwo gusubira mu bukene cyangwa se mu buzima buciriritse bahunze, bagakora ibishoboka byose kugira ngo batazabusubiramo. Kuri Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica, sinema, kwandika n'imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu akora kubera kwinezeza gusa, ahubwo ni intwaro yo kwirwanaho. Ni ubwami yiyubakiye akoresheje amaraso ye n'amarira ye rwose. Turabizi yuko yihirinze kugira ngo agere ku bintu agezeho ubu ngubu. Tube tumuzi ari icyamamare rwose, yabize ibyo yabivanze n'amaraso, mugana wa muhanzi. Ariko se ibi byo kwira mu buzima bukomeye cyane no kwihinga kugira ngo agere ahantu kure cyane bihuriye he n'urugo rwe na Rishari? Iyo umugore afite imyitwarire yo kwirwanaho ashatse umugabo cyane cyane yatuye muri diaspora nk'umutware, habaho amakimbirane akomeye cyane y'inyungu. Umugabo utuye hanze akenshi aba yifuza umugore uza muri Australia akamubera umutware w'urugo, akamwitaho ndetse akaba yanakora akazi koroheje cyane gaciriritse kadatuma abura akanya ko kwita ku rugo. Kuri Nyambo, guhagarika sinema mu Rwanda no kwerekeza muri Australia, gutangira ubuzima busanzwe bushya aho nta muntu umwe umuzi, byaba bimeze nko gusenya ubwami bwe akitanga mu maboko y'umugabo. Ubu bwoba bwo gutakaza ubwigenge bukomoka ku nzozi ze yakuze aharanira bushobora kuzaba inzitizi zikomeye cyane mu gihe Rishari azamushyize igitutu cyo kuhindura ubuzima bwe ngo ave hano mu Rwanda amusage muri Australia babane. Bishobora kuzatuma Nyambo byanga akamubwira ati reka njye ntabwo nasiga ibintu byanjye byose nakubokeye hano mu Rwanda mu gihe ahantu muri Australia batanzi, kandi namuka byanze bishobora gusenya urukundo rwabo, kandi nabyemera azayusiraguringa muri Australia nta muntu umuzi, maze ubwamamare bwe burazimye gutyo cyangwa se tumubere natwe urumva ko ari ibintu bitoroshye rwose. Muri iki gihe mu Rwanda hari imyumvire yuko gushaka umugabo utuye muri diaspora muri Amerika cyangwa se mu Burayi cyangwa se muri Australia nka Rishari ari ikimenyetso cy'uko umukobwa yageze ku ntsinzi. Ariko se ku kingo z'aba diaspora n'abakobwa b'i Kigali arizo ziri kwisonga mu gusenyuka mu buryo bwihuse cyane, hari ikintu abahanga bita the hold runson cyangwa se ikinyoma cy'ibiruhuko. Iyo umusore atuye muri Australia nka Rishari aje mu Rwanda, aza afite amadolari, akodesha imodoka nziza, akodesha amafaranga mu buryo bugaragaza ubukire bwe, kandi agategura ibirori byo gutungurana bimeze nka filimi. Kuri Nyambo, uyu aba ari Rishari wa nyayo w'ukuri w'umukire, ariko mu buryo bw'ukuri
ubuzima bwa diaspora muri Australia buba busaba gukora amasaha menshi, kwishyura imisoro iremereye no kubaho mu muhezo n'ubwigunge bukomeye cyane. Nta muntu umwe ubizi, Richard ashobora kuza mu Rwanda yiyemeye cyane, afite imodoka nziza n'amafaranga menshi cyane, nyamara muri Australia abayeho nabi. Nyambo we ntabitekereze kandi ntarabokwe. Iyo rero ubukwe burangiye, umugore akajya muri Australia handi nta muntu n'umwe afite, nta nshuti ze, nta muntu umwe muba hafi, nta nshuti z'abastari ziri hafi ye, kandi umugabo we agomba kujya gukora amasaha 12 yose ku munsi, akamara amasaha 12 atari mu rugo kugira ngo bishyure inzu n'ibindi bikoresho. Aho ngaho hahita haza icyo bita post mariage depression. Umugore atangira gusanga bwa buzima bw'indabyo no gutungurana butariho, agasanga umugabo we afite intege nkeze, munaniro n'ibibazo by'ubukungu bitagaragaraga n'ibyo bihugu by'i Kigali. Iyo buri wese yerekanye undi imiterere ya nyayo, ikinyoma kigashira, rwa rukundo rwari rwarubakiye ku ishuri imihanda y'ibiruhuko rutangira gushonga nka barafu ihuye n'izuba. Iyo umugabo yeretse umugore yuko atarakize cyane nkuko umugore yabitekerezaga, birangira urukundo rwabo rutangiye gushonga nka barafu rugashiraho, nuko usanga ingo zitandukanye vuba cyane, kandi twebwe kandi tuzi yuko bagiye kubana igihe kirekire. Ntabwo dushobora kuvuga ejo hazaza ha Miss Nyambo Jessica tutavuze abagabo babiri bacyambise igicucu cy'ubuzima bwe bw'urukundo, Titi Brown na Kiramani. Muri Mutarama 2025 inkuru y'itandukana ry'umubyinnyi Titi Brown na Nyambo yabaye nk'iki imitima y'abafana benshi cyane. Nyuma y'imyaka 2 gusa bazwiye ko bari mu rukundo rushyushye cyane, nubwo bagiye babihakana bavuga bati ko ari inshuti z'akazi zisanzwe, gusiba amafoto yabo kuri Instagram no guhagarika gukurikirana zemeje ko hari ikintu gikomeye cyane cyapfuye. Titi Brown yafungurwa muri 2023, Nyambo niwe muntu wa mbere umubaye hafi kugeza naho batangiye umushinga wa filimi bari gufashanyamo. Iyo mishinga yose yarapfuye, buri wese aca inzira ye, rwose baratandukanye. Imishinga bari bafitanye yose irapfapana, buri wese aca inzira ye. Titi Brown asigara mu gahinda, Miss Nyambo nawe yakomeza nibwo abonye umugabo ngo umukunda wo muri Australia, akaba agiye kumushyira mu mago, kandi bakaba banasezeranye mu mategeko ivanga mutungo. Rwose ibi ngibi ni ibintu byo kwishimirwa, ariko nanone biteye amakenga. Kubera iki ibi byose tubanze kuvuga bifite isano n'urugo rushya rwa Richard na Nyambo? Abantu basheshe kangohe mu mitekerezo y'urukundo bavuga ko umugore utarakira neza cyangwa se utarakura mu mutwe iby'urukundo rwe rwa kera rwasenyutse mu buryo bubashe cyane, iyo ahise yinjira mu rundi rukundo cyangwa se urushako n'umugabo mushya mu buryo bwihuse cyane, uba bimeze nko kubaka ku musenyi. Ese Miss Nyambo yarambitswe impeta akanasezerana na Richard kugira ngo yerekane ko yateye imbere nyuma y'isenyuka ry'umubano we na Titi Brown? Niba ariko bimeze, uyu ni umutego ukomeye cyane rwose. Ku rundi ruhande ariko hari Kiramani, umukinnyi mwiza cyane bakinana muri filimi nka Ibanga na Mwene Data. Abari hafi y'aba bakinnyi bemeza ko ngo Nyambo amana nawe igihe kirekire mu kazi ndetse no mu buzima busanzwe. Kiramani ubwe we yigeze gutangaza amagambo akomeye cyane ku mugore we agira ati, umugore wanjye yajyaga afuha, ariko kuba muha ibyo akeneye byose mu rugo ntashobora kumbuza gukina filimi. Niko Kiramani yavuze ko ngo agitangira gukina filimi cyane bimaze kuryoha ngo amafaranga atangiye kwinjira, umugore we yatangiye kujya afuha, avuga yuko nyine ngo uburyo Kiramani akinana na Nyambo ko ngo bibangamye, ko biteye amakenga. Ariko Kiramani yavuze yuko ngo ibyo ngibyo byo gufuha k'umugore we bitamubuza gukomeza gukina ngo filimi, kuko ngo umugore we aba yamuhaye ibikeneye byose kugira ngo nyine yishime, harimo n'amafaranga no kumwitaho bisanzwe. Aya magambo afite ukuri ukomeye cyane ahishura umugore w'umukinnyi arafuha ndetse n'umugabo w'umukinnyi nawe arafuha. None se ku mugabo nka Richard utuye muri Australia, Richard azabona ate umugore we akina amasene y'urukundo n'abagabo nka Kiramani mu Rwanda we yishariye muri Australia? Niba Richard azafite ifu nk'iry'abandi bagabo bose akamusaba guhagarika gukina cyangwa se kugabanya igihe amana na Kiramani, Nyambo se we azabyakira ate? Niba kandi Nyambo azaba ari muri Australia akajya areba cyane cyane amashusho ya filimi bagiye bakina bari kumwe na Kiramani, bishobora gukurura intonganya zidashira rwose. Gatangira Richard avuga ati, Kiramani ushobora mukundaga cyangwa se rwose ibintu bavuga muri sinema abantu bahwihwisa yuko mwakundanaga munaryamana ko ari byo. Reka tubihanga amaso, ibi ngibi ni ibintu bigenda bivugwa n'abantu batandukanye basesengura. Namwe niba ubyumvishe nawe ugenda ucukumbura nawe ntukajya wemera ibintu buhumyi. Ariko uburyo y'abantu 15 cyangwa se 10 cyangwa se 5 bavuze ibintu, icyo kintu uje ugitekerezaho, icyo kintu uje ugitekerezaho rwose usesengure. Iyi ngingo tugezeho niyo ngingo ikomeye cyane kurusha izindi zose, ndetse n'abantu bose batinya kuvugira mu ruhame kuko igera mu mfuga z'ubuzima bwite bwa Nyambo Jessica.
Mu biganiro bitandukanye uyu mukobwa yagiye ahishura mu buryo budaciye ku ruhande ko igihe cyose abona abagore bari kugise bimutera ubwoba cyane, bakumva kandi ngatinya kubyara, kandi ko ngo gutwita n'ububabare bwo kubyara ari ikintu kimuhangayikishije cyane mu buzima rwose. Nyambo yavuze ko nyine ngatinya gutwita no kubyara rwose, twese turabizi. Ibi ntabwo ari ibintu byafatwa nka sinema cyangwa se amashusho yo gusesa abantu gusa. Mu buganga ubu bwoba bukabije bwo gutwita no kubyara bwitwa tekofobia. Ni ikibazo cy'ihungabana cyo mu mutwe gikenera gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere rwose. Mu muco nyarwanda ndetse n'ingo z'abashakanye muri rusange, inshingano yo kubyara, urubyaro iracyari inkingi ya mwamba y'umuryango rwose. Rishari nk'umusore wubatse ubuzima bwe akagira muri Australia, nta kushidikanya rwose ko nawe n'umuryango we bategereje ko uyu mugore mushya azabera umubyeyi. Abategereza ko bazabyarana na Rishari rwose, nta kushidikanya ko bategereje abana beza bazabyarana. Ariko se Nyambo azamera kubyara nko kandi yavuze ko atinya ububabare? Benshi niko bakomeza kwibaza, ese bizagenda bite niba Nyambo kubera ubwoba bwe budakira azasaba Nyambo ko batabyara cyangwa se bakabyara batinze cyane, cyangwa umugabo akamusaba kubyara abana nka batatu nyamara Nyambo ashaka nka babiri bonyine gusa. Iyo abashakanye bafite imyumvire inyuranye ku kibazo cyo kubyara, ntishobora kubaho ubwumvikane. Igitutu cy'ababyeyi n'abantu n'ikibazo cy'ubwoba bwa Nyambo bishobora kuzaba inyundo isenya umubano wabo burundu rwose, bagatandukana no kubasengera. Niba ugeze kuri uyu munota w'ikiganiro cyacu washaka kumenya mu by'ukuri amabanga abantu benshi bashingiraho bemeza ko runo rugo rwa Nyambo na Rishari rutazaramba, twebwe rero twazisinga ibintu bitatu bitavugwa ariko bizabishingiro ry'ibibazo benshi bagenda bashingira ko ari byo bizatuma batandukana vuba cyane. Icya mbere ni ikiziriko cya nyina. Nyambo Jessica yavuze kenshi ko ngo nyina ari we mana yo kwisi, ko isano bafitanye ari byo byamufashije gukura no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bukarishye cyane yagiye acamo. Iyi sano ikomeye cyane ni nziza ku mwana n'umubyeyi, ariko ishobora kuba ikibazo gikomeye cyane mu rugo rushya cyane. Niba Nyambo agomba kwimukira muri Australia, bivuze ko agomba gusiga nyina mu Rwanda. Kuri we ibi bije kuzamutera uburwayi bwo mu mutwe bw'agahinda ko kwishinja ikosa ryo kuba yatereranye nyina umubyeyi we akamusiga mu Rwanda, amureranye umutima mwiza rwose, bigatuma babara bibaza ati mama namusize mu Rwanda kandi yanyitayeho cyane kugeza ngeze aha ngaha. Kugukumbura kure n'akababaro bizasendera kuri Rishari, umugabo uzumva ko adahagije mu gutuma umugore we anezerwa, maze bitume ababara, maze bitume agahinda kamwica, urukundo yamufitiye yumve rucitse intege. Nuko nguko nyine benshi bagenda bavuga yuko ibyo bizatuma batandukana. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uburyo bwo gukemura amakimbirane ku mbuga nkoranyambaga. Nkawe nka Nyambo, umuntu uhora agawira abafana be amakuru n'amashusho buri munsi, Nyambo amenyereye ko buri kintu cyose kibaye mu buzima bwe kigomba kumenyekana cyangwa se kikagira ingaruka ku mbuga nkoranyambaga. Urugero nk'aho munsi ayira ko igihuha cya DJ Crash avuga ko nganuka, nyamara Rishari we asanzwe ari umuntu utazi iby'isi ya sinema. Azaba ashaka ko ibibazo by'urugo rwabo bikemukira mu nzu mu ibanga rikomeye cyane. Nihabaho amakimbirane, Nyambo akerekeza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se akandika amagambo aganisha ku kibazo cyabo, Rishari azabyakira nk'ubuhemu n'ubugambanyi ku rugo rwabo, maze bitume batandukana cyangwa se urugo ruzemo intonganya. Icya gatatu ni igitutu cy'urukumbuzi n'ubuzima bw'ubukire n'inshuti yamenyereye. Kuri ubu Miss Nyambo Jessica ari mu itsinda ry'abakobwa b'abahanzikazi bakomeye i Kigali nka Bwiza n'abandi. Iri tsinda rifite ubuzima buhanitse cyane, gusohoka mu birori bikomeye cyane no kubaho mu buzima bugaragarira abantu benshi cyane, ubuzima nyine buhenze. Mu gihe cyose Nyambo azaba ari muri Australia mu buzima bwo gushakisha, azabona abagenzi b'i Kigali bakomeje kwishima, kujya mu birori no kumenyekana. Ashobora kuzagira icyo bita FOMO cyangwa se ubwoba bwo gusubira inyuma. Azasanga Rishari atamufasha gukomeza urwo rwego rw'ubuzima, maze atangiye kumva ko gushaka urugo ari byo byamushyize mu kato rwose katisanzuye, bitume nyine kumva ubwo buzima bw'inshuti ze, maze n'amagukumbura za nshuti ze, bituma yumva ko urugo rwe rumubaye nka gereza, ko nta cyiza gifatika cyane kirimo kurenza ubukobwa bwe asohokana arenze yidagadura ageza Dubai uko yarameze akiri umukobwa. Urugo rushya rwa Nyambo Jessica na Rishari ni nk'ubwato buri ku nyanja nini, bufite imishinga myiza n'abayobora bafite ubushake, ariko nanone bufite imiyaga ikaze cyane y'amateka, umuco, ubwamamare n'ubwoba bw'imbere mu mutima butegereje rwose. Ushakana n'icyamamare cyo ku mbuga nkoranyambaga uri umugabo biba bisaba kwemera kwakira ubuzima bwe bwose, naho icyamamare cy'umukobwa cyangwa se umugore nacyo kikemera guhara igice cy'ubwami bwacyo kugira ngo hubakwe urugo rukomere cyane.
ese Rishari azashobora kwihanganira ifuhe rishingiye ku mikinire ya Nyambo na Kiramani? Ese Nyambo azabasha gutsinda ubwoba bwe bwo kubyara kugira ngo yuzuze inshingano z'umuryango wa Rishari, cyangwa se uru rugo ruzasenyuka rukurikire urukundo rwa Titi Brown? Dore ko n'amateka yerekana ko ingo z'abadiaspora n'abastari b'ikigali cyane cyane abakobwa zitajya zimara kabiri. Ibi byose ni ibibazo by'igihe gusa nicyo kizaduha igisubizo. Wese ubibona gute? Tekereza ko Rishari na Nyambo bazashobora gutsindiza imbogamizi benshi basesengura maze bakabana karamata, cyangwa se nawe ubona izi impamvu ari imbarutso ikomeye cyane izabasandaza muri iyi myaka irimo kuza cyangwa se amezi? Andika igitekerezo cyawe hano hasi, kandi ntibagire gukanda subscribe no gukora share iki kiganiro ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo dukomeze kubashyikiriza isesengura ryimbitse kandi ryizerwa nk'iri ngiri. Kanda like niba ubona ibyo dukora bifite ishingiro kandi byumvikana. Wakoze cyane. Ese mudabrekiki ndabashimira cyane kuba mwaneze amatwi kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro kugeza dusoje. Mbahaye ikaze mu bindi biganiro bitaha. Ciao ciao, mwakoze cyane. Imana ibarinde.